Dore ibintu 10 ugomba guhagarika burundu niba wifuza kuba wakira. Buri munsi duhora twibaza ubundi nshaka gukira nabigenza nte, cyangwa se buri umwe wese akibaza ati ni ikihe kintu nakora kugira ngo byibuze nyire. Ese ko nkora buri munsi nkaba nkorera abandi ariko mu by'ukuri nkabona naranze gukira, cyangwa se kuki buri munsi nikorera ariko mu by'ukuri nkabona saving nta hatirimo irangiza, cyangwa se ntabwo iri kungeza ku cyo nifuza. Uyu munsi reka nkwereke ibintu ushobora kuba wareka cyangwa se ukavaho burundu kugira ngo byibuze urebe ko watera imbere. Reka kukubwira ibintu bigera ku 10 muri kano kanya ugomba kureka kugira ngo byibuze urebe ko hari utwo wasevinga, cyangwa se urebe ko hari izindi ntambwe watera, cyangwa se urebe ko wagera ku murongo w'ubukire. Gusa ariko ikintu cya 10 biragusaba kugira ngo utegereze kize kugeraho, kuko nicyo cy'ingenzi kurusha ibindi byose kiri buze kugutungura. Ikintu cya mbere rero ugomba kureka gutekereza nk'umukene. Niba uhora uvuga ngo nta bushobozi mfite cyangwa abantu nkanjye ntibashobora gukira, uri kwiyicira imbere cyangwa se uri gutuma imbere yawe heza hapfa burundu. Uburwayi bwo mu mutwe bw'ubukene tangirira mu bitekerezo. Tangira gutekereza nka nyiri umutungo nyine, nubwo utarawugira ariko byibuze tangira utekereze nka nyirawo. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kureka kugura ibyo udakeneye kugira ngo werekane ko uri mu rwego rwo hejuru cyangwa se mu rundi rwego. Ahari wenda ushobora kwibaza ngo gute imodoka nshya idafite akamaro, cyangwa se imyenda ya kijyambere cyangwa se imyenda igezweho ukajya uyigura buri cyumweru, na telefone nshya buri mwaka, byose bishobora kuba ari umwobo winjizamo amafaranga yawe kandi mu by'ukuri atari buze kugaruka. Abakire nyabo bazi kuba bategereza no kugura ibintu by'ingenzi gusa. Nicyo kintu tuba dutandukaniyeho iyo uri umukene cyangwa se iyo ufite iterambere riri hasi cyane, nicyo kintu ubutandukaniyeho na wa mukire. Ikindi kintu cya gatatu rero ushobora kuba kureka gukoresha amafaranga utarabona. Ibi bintu abantu benshi bakunze kubikora, cyane cyane abantu bafite akazi k'umushahara, akazi gahembwa ku kwezi, cyangwa se bategereza amafaranga mu minsi igera muri 30 y'ukwezi. Ni ukuvuga ngo ufite ikarita y'ibicuruzwa cyangwa se ugurira ibicuruzwa, ukaba ufite amakarita ya credit ukoresha mu kwinezeza, byose bigutera imigozi uzagorwa no gucika nyine tu. Ibyo bintu bigutera kuba waba imbata yabyo, ku buryo nyine kubicika bizakugora. Ndetse n'iyo ufashe ideni, iyo uramutse ufashe nk'amadeni ariko ukayakoresha ibidakwiye, iyo ufashe iri deni nturikoreshe mu kongera umutungo cyangwa se mu kurikoresha ibyo warigeneye, ribuze kukongerera ibyo ufite, iri ngiri rikugusha mu mwobo utazigera wikuramo. Ndetse kandi iryo deni ujye wibuka yuko atari iry'ibyishimo by'ako kanya. Iryo deni riba rigomba kugira kugufasha kongera umutungo. Ahangaha iyo ukoze iri kosa rero wisanga mu mwobo, wisanga mu kinogo utari buze kwizamuramo. Iki cyari igitekerezo cya gatatu cyagufasha kuba wagera ku murongo w'ubukire, kureka gukoresha amafaranga utarabona. Ikintu cya 4 rero cyabigufashamo, kureka guhora ushora ibyishimo bihita, cyangwa se bya byishimo biza bikagenda bikagusigira ubukene. Ibirori buri weekend, aho ngaho uba wasohotse, usohoka buri gihe kandi ujya ahantu hahenze gusa, kugura buri kintu gishya ndetse kigezweho, byose ni ukwica ejo hazaza hawe. Ibyo byose ukabikora wenda kugira ngo wishimishe by'uyu munsi gusa. Ibyo bintu bikwica ejo hazaza hawe, nushaka ubyihorere. Ikindi kintu cya 5, kureka kuba muri sosiyete ikurundura cyangwa se igutura mu kinogo cy'injyabukene. Abantu uhora ubana nabo bakuvuga ko ibyo utekereza ari inzozi zidashoboka, niko bagenda bakuvugavuga, cyangwa se bagusunika mu bintu bigutwara amafaranga ariko ntibikuzanire n'inyungu. Abo ni abanzi bawe ndetse n'abanzi b'amahoro yawe y'iterambere. Abo ngabo bihorere, urekane nabo. Ikindi kintu cya 6, kureka gutekereza amahirwe ahantu hamwe gusa. Gutangira imishinga myinshi, kumva ko agashahara ka buri kwezi ariko gashobora kugutunga kugeza ku mutungo wa nyuma. Ikintu cyiza wakora, ibyo byose ni ugufungirana ubuzima bwawe ku kadirishya gato, cyangwa se akadirishya kamwe kari aho ngaho katimuka ndetse katagira aho kava n'aho kagira. Umukire ahora atekereza uburyo bwinshi bwo kongera amafaranga yiwe. Ikindi kintu cya 7 ushobora kuba wavaho, kureka kudafata ingamba.
kureka kudafata ingamba. Sinzi niba muri kubyumva neza. Kureka kudafata ingamba, gusezeranya insezerano zidahinduka, nzabikora ejo, buri gihe, cyangwa guhora mu bitekerezo bitagezwa mu bikorwa. Ibintu by'ibitekerezo gusa udashyira mu nkoranyendo, udashyira mu gukora, cyangwa se muri bya bindi bajya bita ngo ndebe biruta vuga nkore. Ibyo byose ni kimwe no kutagira inzozi namba. Amafaranga yifuza abakozi, ntabwo yifuza abanyabitekerezo. Amafaranga yo yifuza abakozi, ntabwo amafaranga yifuza abanyabitekerezo. Ibyo bitekerezo byawe niba ubifite byigumanire, ariko niba ufite imbaraga zo gukora, koresha ayo mafaranga ubundi akubyarire umusaruro. Ikintu cya 8 ugomba kumenya, nakubwiye ngo ukomeze urebe iyi video kugeza irangiye, kuko ikintu cya 10 nicyo ukeneye kumenya kurusha ibindi byose. Ikintu cya 8 rero kiravuga kiti kureka kwitwaza abandi cyangwa se amahoro make y'igihugu. Ibi bintu nabyo bishyira mu kaga cyane k'ubukene. Yego hari ibintu bibi bibaho, ariko niba buri kibazo cyose giteye akavuyo, cyangwa se buri kibazo cyose giteye ukavuga ngo ni leta cyangwa nuko abandi banyanze, ntuzigera ufata ububasha bwo guhindura ubuzima bwawe. Niba ugitekereza ibyo bibazo byose kuri leta, cyangwa uko abandi bamfata, cyangwa uko abandi uko bagenda bakwanga ibiki n'ibiki, ibyo bintu byihorere kugira ngo byibuze uzagere ku murongo w'ubukire. Ikindi kintu cya 9, kureka gupfusha gusa umwanya ni ingenzi mu bintu byose bibaho ku iyi si. Nutakaza umwanya urahomba. Umunsi ugizwe n'amasaha 24, ariko hari abashora amasaha 5 yose kuri TikTok akayamara ari kuri TikTok, cyangwa abandi bakamara amasaha 4 yose bareba filime, abandi 3 bicaye bavuga iby'abandi, cyangwa se batinda ku by'abandi, ku mishinga y'abandi, cyangwa se ku bitekerezo by'abandi. Iyo igihe gishize nta mafaranga ushobora kuzagisubiza kugira ngo ugihindure, kuko igihe kirahenda cyane, ntabwo ushobora kukibonera ubushobozi. Niyo mpamvu ugomba kwita kuri ibi bintu. Ayo masaha utakaza kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ureba filime, cyangwa se wenda wicaye ku zindi nkuru z'abandi bantu, aribyo baduhaye urugero hano, ugomba kuyahindura ugashaka ibyo uyabyazamo umusaruro. Kuko ntabwo ari byiza kubona wicaye cyangwa se uri gutakaza igihe, kuko barakubwira ko igihe gihenda. Niba gihenda rero bivuze ko nta bushobozi uzigera ubona bwo kuba wakigarura cyangwa wakigura ngo kigaruke. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma rero waze tuvuga, kureka kudashora mu bumenyi. Iki kintu nicyo cya mbere wari ukeneye, aribyo nababwiraga, kureka kudashora mu bumenyi. Kudashaka kwiga iby'amafaranga, ishoramari, imicungire y'ubucuruzi cyangwa ikoranabuhanga. Ibyo bintu bimeze nk'ugenda mu isoko afite amafaranga ariko atazi aho bacururiza neza. Ubumenyi ni urufunguzo, amafaranga akaza nyuma. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya kandi ukabishyira mu mutwe. Reka mwibutse yuko ibiganiro nk'ibi ngibi ari akagaruka. Njye mwari muri kumwe hano kuri Nesta 256, nitwa Gisa. Wakoze cyane kureba iki kiganiro.